Okay, reka mbasuze cyane abakunzi mwese ba Favugaz TV nize komeze fresh amakuru yanyu muherereye hirya no ku isi. Reka mbasuze cyane mbifuriza ibihe byiza. Jewe nitwa Junior, umusore wanyutoje ibigozi muhambira kindi ko bakumushwe simuheza gaca tumaze kubimenyera. Hano ni kuri Favugaz TV, umuryango mugari cyane ariko uraba mugari byisumbuyeho. Nanone nukora subscribe, bana mwakoze subscribe muri abantu b'abagabo, mwe mutarakora subscribe muturimo ideni mutwishyure mwo kabyara, mwe mutwishyure rwose mugerageze mutuvemo ideni, nibyo byiza cyane. So murabizi buri munsi ni bishya cyane hano kuri 5. So rero aho akorera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, baraza kutubwira umurenge n'utugari n'ibiki byose, ariko ni Musanze niho twibereye. Twagiye kureba uyu mugabo hana korera, bitewe n'ibintu twagiye tubona bivugwa kuri uyu mugabo bigiye bitandukanye. Rero ndanabivuga nyuma, reka mbanze nikomereze. Muraho? Turaho. Amakuru yawe? Ndakomeye. Witwa nde? Nitwa Muganga Rutebuka. Yego. Nari nkuzi bikojeje kugira ngo banze wivuge nibyo byiza cyane. Amakuru yawe rero? Amakuru yanjye ni meza. Ni ibisanzwe. Muntoki wagira ngo umaze gutwika no kwarura amakara. Aya ntabwo ari amakara. Ni ibisanzwe. Amagambo make, ibikorwa byinshi. Amagambo makeya. So rero abantu bagiye babona amavideo yawe menshi, twagiye tugusanga mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko tutaramenya Muganga Rutebuka abarizwa he. Mwe abantu mwe icyo cyapa muri kureba, Muganga Rutebuka abarizwa mu karere ka Musanze. Ndi kuvuga ku aho bibera nyine, aho yakirira abantu mu karere ka Musanze, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Izo ndizihinduka ni nizo bari kureba ku cyapa, ariko reka mbanze nitangira ubutumwa. Ibi byo biri personal. Biri personal rwose. Uyu mugabo nahoze mbona inkuru ejo bundi zimuvugwaho bitangazamakuru, niba ari bitangazamakuru simbizi, ariko ni ama website ubwo siko twabyitara yandika agera muri 2 nimvuga amazina yabo ndabamamarije, ariko ntacyo reka nijijishe mbivuge. Hari yitwa Rwanda News 24 yanditse inkuru kuri uyu mugabo, hakaba n'indi yitwa Yego B yanditse inkuru kuri uyu mugabo. Yego B mwaranditse mwabigenje mute, mwateye comment simbizi, sishaka no kubimenya, ariko ntabwo giye uyu mugabo nkorana nawe, we n'umuvuzi nka umunyamakuru, ariko naje gusanga hano narazisomye nyine nsanga hari ukuntu muvuga ibintu nyine mudafitiye fact. Ubutumwa mbahaye, next time mujye mubanza murebe umuntu mugiye kuvuga, cyangwa se mushaka ibimenyetso by'ibyo mugiye kuvuga. Ndanabasuje cyane muri abantu basirimu dukora akazi kamwe, muri abagabo cyane, ariko ubuntu bw'ufuti mujye mubwirinda. Twikomereze wa mugabo we. Amakuru rero? Amakuru nasanzwe ni meza. Ndakomeye kandi. Bwira abantu aho tugusanze rero. Aha ni iwanjye. Yego. Urabona ko ku irembo hari ibiranga kari kwa Rutebuka. Wakwinjiramo na hano hari ibiranga ko ari kwa Rutebuka. Ndetse n'aba bantu basanze hano nabo bamwe ndi kuvura, n'abamaze kugenda maze gukiza. Havuze ngo kamera ngo muramenye. Muramenye nta kamera tukiri, ariko n'uburenganzira bwabo barwayi. Twagiye gusura mwabantu mwe mudukurikiye, twagiye gusura ikigo cy'Indera. Tuhageze baratubwira bati rero umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe uramutse umushutinze habusa nkaho uburenganzira bwe ubuhonyanze. Nabo twasanze hano batubwiye bati muramenye. Oya ariko nta kibazo. Arega ngewe singeneye kuvugwa, ahubwo ngeneye ibikorwa byanjye ko bivuga. Yego. Hera kuri bano bantu bakwanditseho mbere ya byose. Aba rero abasimba vugaho, ahubwo bagire courage kwandika. Icyambere ibyo ndibica Rutebuka indege. Icya kabiri ndibihindura ayamenyo yanjye ngo yake. Icya gatatu simenyo yawe taracya birakubabaje, umva sibingira urukara. Icya kane ntabwo biri bunyimure aho njyama. Ukivuga amenyo ongera uyagaragaze we. Umva niko aravuze ngo ibyo muvuga byose ngamenyo ye ntago ari buke. Umva ikindi banza wereka abantu amenyo. Oya umva ikindi. Oya ariko umva ikindi. Akwa Mungu we nicyo kiba kikuzanya. Dukomeze ikindi.
ikindi uwanze kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina. Ikindi ngewe muganga Rutebuka ngurikije ibintu ngora n'abantu ufasha nabo ndabara, abo mvurira ubusa, abo ngura mu bitaro, abo mvura babasazi, ngabakiza amarozi, ngabavura indwara zitandukanye, ibyo byose ngabikora. Ntabwo bino byabura kuri muganga Rutebuka. Ariko iyo barimo baravuga ngo Bruce Melody buriya bamuvuga kubera ibikorwa. Ubundi iteka ryose iyo wateye imbere mu bikorwa ibindi bibura. Ongeraho n'akantu ko kugira izina ariko komeye. Zumijyawe ayamenye waracuruza ayiye. Rero reka ibintu bintu bya bano bantu abantu banditse inkuru kuri uyu mugabo, ibyo bavugaga ngewe ntacyo ndi bubivugeho, je nabihereye message gusa ngo next time mujye mwandika ibintu wenda kabanza ku buryo umuntu aje akabikubaza nyine wabitangira fact. Urugero ngewe uramutse umbajije Rutebuka nakuzana hano akorera, sibyo? Ngaha ariko uramutse umbajije uti uyu muganga akora ati, sinzi uko akora uretse ibyo tujye tubona nyine akora live hano, ariko nakuzana nkakugeza iwe rwose kumugaragaro. Ikindi abo maze gufasha nabo maze gukiza n'uyu munsi arabona kijije beshi uje hano bari abantu bose ubonye nabo mve ndi kuvura. Abo rero ibyo nibyo bikorwa ngeneye, ndago ngeneye amagambo. Yego ariko tunabishime bino bintu ko buriya uri kuvugwa buriya uri kuvugwa bari byiza. Ariko hari ikindi ndashobora kwirengagiza, ni abantu benshi ngibyo binyamakuru ibyo biraho ngo ni Yego B barasara umunsi batamba amagara ngo ninge kwamamarizaho ibikorwa byanjye. Gende ujye kuvuga telefone ureba abantu bambamagara bo mukorana baba bifuza ibyo, rero ni ishyari kandi urabizi ibyo byo ni bisanzwe. Umuntu aho kugira ngo yandike ibintu nka biriya ntiyakwandika filime bikaba. Ariko twikomereze twigire mu kijyanye n'akazi kawe hano, uko twari tugacishijemo ko yakari inkuru nahoze mbona mu minsi iri imbere, narayisomye sinanayisoma yose kubera ko nta mwanya wenda wabyo nari mfite. Ikindi kandi buri ubonye umuntu ari kumuvugaho nk'amagambo wowe umuzi, ye nta mwanya uhibyo bintu. So iyi nkuru nayo wenda vandi ndayikubazaho, niyo mpamvu nari nyigaruyemo, ariko reka twigire mu bijyanye n'akazi kawe ibyo tubyihorere. Hanyuma rero mbere ya byose hano wipampye wagira ngo ugiye ku rugamba. Ariko narusanze ko mve ndiho. Ndimo mfasha aba bantu bose bari baje. Uriya mwana w'umukobwa ubonye urabona ejo ibitaro byaramusezereye kubera ko bari babuze uburwayi. None se sinamaye umuti singu yarakize. Twaganiriye ati ariko bya kamera tubyihorere, amashusho ye ntago umuntu yasohora kubw'uburenganzira bwe. Nta kibazo. Ubwo rero nge ndabwo ngeneye amagambo, ngeneye ibikorwa. Ikindi cya kabiri, umuntu wese uri hano uri ku isi, kuko abantu bose bari ku isi barangenera, ni ukumenya ko ngewe ububasha bwanjye hari aho bugarukira ku Mana. Niba Imana yavuze ngo isaha yawe yageze, wibona atashye wirigura nyisho ndeka ngiye muganga Rutebuka, kuko nanjye ndikiremwa na rimwe n'Imana ngo wirigura itotomba ngo muganga ndiyamvuriye umurwayi. No, nakoresheje ibishoboka, Imana yashyize iherezo rye. Ko Faisal bigenda no si kwa muganga bose abajyayo bagataha bagakurwa mu mubiri, ujyaga kwishyuza ibitaro, ujyaga kurega ibitaro. Urakurega kubera ko umuntu yamufanye. Sinumvise ngo magambo gari hanze ngo ni umuntu wambamagaye, kandi nabyo maze kubicekinga asanga harimo akabazo. Yego uri kuvuga ibijyanye n'izo nkuru twavuga, ariko ndabategereje. Siko umuryango gufunguye baza bakinjira bakakomagana bo ngabakingurira. Nta kibazo gihari kwa Rutebuka. Reka tujye ku kuntu wipampye rero. Hano hari icyo ufite mu gatuza, hari icyo ufite mu kiganza cyawe cy'ibumoso, hari n'ikindi kiri iburyo, ni inkoni yo tusanzwe tuyimenyereye. Ibi ni ibiki amatsiko nyafite cyane cyane kuri iki ndetse n'iki? Inkoni yo ni ibisanzwe. Iyi ni isanzwe. Ikibazo ufiteho ni ikihe? Kuvuga
ndashaka kumenya iki ngiki niki. basi si waba utagira uruhago ishakoshi Ni bag. iyi ni bag ya Rutebuka. Yego. Hanyuma akakoko Akahe? akakumweru. Aya ni amavuta yo bita y'indare. Yego. Hari aho urayabona? Intare igira amavuta se nayo ubundi se yayagiraho wayabona ute kuko tuzi ko intare atari ikintu cyo kumenyera. Ariko none se aya yamaze imyaka ingahe? Aya nyamaranye igihe kandi akantu gato gakora ikintu gikomeye. Yego. Uyu ni umuti uri mu rwego rwo hejuru cyane mu buryo bwose bushoboka, uvura n'indwara nyinshi. Iyi uramutse ufite ikibazo cy'umugongo, uramutse uri wa mugabo ufite ikibazo cy'amasoro make, hari undi muti ishyiramo ngagufasha ibintu bikogenda neza. Ayo mavuze make biba byatewe n'iki? Biba bisaba yuko umubiri we utarimo gukora neza. Ariko uroroha, ibintu byose bigakorana neza, imitsi n'umutwe byose bigakorana neza. Byamara gukorana neza, igikorwa kikagenda neza no mu rugo. Ubona ko n'abantu benshi bafite icyo kibazo, ariko abenshi iyo bangezeho ndabavura. Twajyaga tugusura kenshi cyangwa se tukabona ibikorwa byawe, ariko tutaragera nyirizina aho uba uri cyangwa se ku ivuriro aho ukorera. Ubundi nabonye niba mbyibuka neza nkiri hanze, ivuriro ryitwa ngo Uzakire Herbal Medicine niba ntibeshye. Hanyuma muri Uzakire Herbal Medicine ubundi nyirizina ni ibiki mufasha abantu, ubundi mukora mute hano? Mbona ibisanzwe nge muganga Rutebuka, ibyo dukora hano kirekayo hajemo n'ubundi bumenyi twahawe n'abakuru dukoreraho cyangwa ku gicumbi dukoreraho, ariko ubundi twe tuvura amarozi yose. Umva ndavuga nongere n'ijwi, abantu benshi maze kuvura uburozi, abadayimoni, abo baroze amaguru, imijaganyuro, bamaze kuba benshi. Ndabasaba namwe gutegura n'umunsi mukuru mugatanga n'ubuhamya cyane. Ibyo ndabivuga kuko ndabizi, nabo ngijije uyu munsi wa none bagende bavuga ibyo nakoze. Yego. Ikindi dufasha abantu, tugira imiti y'amahirwe, dufasha abantu urubyaro kwa muganga basuzumye bagasanga nta kibazo bafite mu mibiri yabo, bagomba kubyara bakaruhuka, ariko nyuma bagategereza urubyaro bakarubura. Hari uko baba baragenjwe. Iyo baje nge muganga Rutebuka ndagikemura, kandi maze bagikemura abantu benshi. Igifu, abantu bafite igifu cyabarenze, cyananiranye, cyananiwe n'imiti yo hanze n'iya kizungu n'iya nge mfite umuti hano. Abo maze guherezaho kuri uyu muti batanga ubuhamya, bagiye babyivugira, kuko ngeneye ibikorwa, ndago ngeneye amagambo. Ikindi nge muganga Rutebuka, uramutse urwaye mu mutwe wajya mu karota abazimu, ukabona urukurara urukurongorwa n'abazimu, bibaho ibyo byose. Gatoye ngo karara ugira ute? Urongorwa n'abazimu barahari, ibyo byo ngubwira wowe, ariko ibyo ngubwira birahari. Akaryama akarara arongorwa n'abazimu bapfuye, batariho, barapfuye, barahari. Numva abadamu bagowe. Barahari. Icyo kibazo yumva amagaye ndagutabara ngiye muganga Rutebuka. Mbariza uyu mukobwa uri dufatira amashusho, abo bazimu bajya bamugeraho nijoro. Nusaro wamuroze? Nyine mbariza niba ajya abona ibyo bintu. Oya, ndabona niba bamuroga azaza mbwire muvure. Abazimu nijoro baka bibaho biri no mu bantu benshi. Ni n'uburozi bumaze kwaduka mu bantu benshi barabubitse. Bikagenda bitereye. Araryama akarota yageze mu mibonano mpuzabitsina, akumva ari gukorerwa ibyo bintu. Iryo ni ihohoterwa ryo mu myuka mibi. Abo bakenya b'abadayimoni nabo baraduhohotera. Uwo bafashe gutyo bamutongereye barabamuhohotera. Bivuze ngo abo bantu ntiwajya kuri ribu, ubwo ni ukujya kwa Rutebuka. Kandi ibyo bitandukanye n'indwara yo bitiye ibitama. Umuntu watongerewe ibitama bikamufata, uwowe ibitama bicurika umugabo bikamucurika, mu gitondo arabyuka agasanga
uko yaryamye umutwe yaryamye acuramye, umugore aryamye nguko aryamye. Uwo nawe aba afite ibyo bibazo by'ibyo bitama nabo birabarongora. Ndakubwira ibyo nzi muganga Rutebuka. cyane uko numva bikomeye. Ibyo ni imbaraga z'imyuka mibi zitembera mu bantu, zigenda nijoro, zigenda ku manywa, ariko abantu ndibazibona. Kireka twebwe twahawe ubushobozi n'ubwo butware bwo gutegeka ibyo bintu. Umuntu abwirwa n'iki ko abo bakenya b'abazimu bari kurara bamukorera? Arabibona iyo avuye mu nzozi, arabibona kandi aba yananiwe cyane. Yego, abibona ko aba yananiwe, yarushye, yacitse indege byakomeye. ibimenyetso abona bigaragara ko umuzimu yaba yahaciye akamurongo. Ariko ibi ndi gukubwira ku isi yose, si abanyarwanda gusa, n'abazungu barabifite, buno burwayi burahari. Yego, Haje ubwo biba byaratewe n'iki? biba byaratewe akenshi hari ibituruka mu miryango, cyangwa hakaba ibituruka kuri we yaragenderewe ndabimenya. Aribo babandi barara ku rugo bacuragura, umuntu akaza agaterera ibindi wawa agacuragura. Nda muntu n'umwe baroga buraburozi ushobora kugira icyo akora ngo bigende. Aracuruza ndibigende mu rugo, ndashobora kugira amahoro, no gusanga ari gushwana n'umugore buri kanya. Uko yamubonye ari umukobwa bihita bihinduka, abona yamajigo yabonaga yamatama meza abona ari udutama. Mu rugo ndabwo ruba rukiri urugo, ruba rwabaye ibibazo. Ibi ngubwira ni ibiriho, nge muganga Rutebuka ndabizi, bifitiye n'ubumenyi kandi n'ubushobozi bwo kubikemura burahari. Ubwo nta gutinda uyu munsi cyane ko twabonye ko ufite n'abantu urimo witaho hano. Tugiye kuvuga bino bintu bibiri. Ugiye kurangira abantu nyirizina ahantu bari gukora icyo cyatuzanye hano, ahantu umuntu ushobora kugusanga igihe yakubuze. Mbo uretse kuba navuye hano nagiye gutabara umuntu mu rugo wananiwe kwizana hano, ubundi mba ndaha naba ndari hano ngaba ndi Rubavu. Rubavu mfite igicumbi cyo ngoreraho, ndetse no mu mujyi wa Kigali naho harahari aho dukorera. Ngikira n'ibyangombwa hari birahari byaho dukorera. Yego. Kuvuga ngo igihe utaraha ubwo ni telefone ariko ntera. Kandi ngo mu misi ishize urazi ko ngo zimbanuka kabiri. Ariko ngiye mba namenye impamvu. Ndabwo nabura kuyikora kubera ko ibyo mbanganye nabyo ndabizi. Niba afashe umusazi uri kwirukanga ku musozi ngamukuramo abadayimoni agakira, ese ubwo navuga ngo nahuye n'igitero ngo mbure kumenya icyo ari cyo? Bitambisobanukirwa ngiye mba mbizi, kuko niyo njyamye bimwe bingeraho ndabimenya, niyo ngiye guhura n'ibyo ndabitambimenya. Tujye ku kijyanye n'abantu rero bari hanze y'u Rwanda. Urumva uri mu Rwanda we ashobora kuvuga ati ndahamagara Rutebuka anyobore, ariko hari umuntu uvuga ati ntago ndi mu Rwanda. Uwo warabigenza ate rero? Umuntu utari mu Rwanda abeshi dusanzwe dukorana, susanze ndakeka ko mwinjiye hano ari umuntu ndimo gufasha wanze. Uriya muntu urabona ni umuntu uri muri Amerika arahari, kandi avuka hano muri Musanze ariko ari muri Amerika. Ariko yahuye n'ikibazo baramuroga, ariko ibintu bye byose byari bimurimo maze kubikogota. Subonye wa mukobwa we kava ari hano. Yohereje umuntu. Udafite umuntu wo kohereza rero. Ndafite umuntu wo kohereza, tujya hara kuri Terenga bikora. Hariya kuri Terenga bikora. Ndabikora ku mafoto, ku mazina ye ndabikora, ni ibisanzwe ndabikora. Yego. Tujye kugera ku kandi kantu ko kwa kundi uba waramaze kugira company nka 5 Guys TV ikomeye, ugasanga undi muntu yafunguye 5 Guys TV ku ruhande, cyangwa se ari kwiyitirira abo muri 5 Guys. Abo bo biragenda bite? Ni gute abantu badukurikira cyangwa se bakuzi babyitwaramo kugira ngo bataza kuhura n'umuntu utari Rutebuka? Ngiye narababwiye ngo bajye bambamagara kuri video call, kuko uko sa ndabwo sana n'abandi bantu. Yego. Uko mvuga ndabwo bivuga ngo uko abandi bantu bavuga, turatandukanye. Nukujya baza akaguhamagara ukaseka bakabona amenyo neza we, ariko abenshi hari ababikora bo maze kumenyera, tumaze no kumenyerana kwanza. Arambamagara kuri video call tukaganira, tukavugana, tukabwirana icyo tugiye gufatanya, tukagikora. Yego. Dusoza rero inama ku bantu aba babiri. Umuntu wumva ko wenda agiye kwa muganga wamurabimo indwara akagenda akaryama mu nzu akumva ko nta kundi, ndetse n'umuntu uvuga ngo ikibazo mfite Yesu cyangwa se Imana niyo ibizi. Oya, Imana niyo ibizi, no sinjye Imana ndabwinze. Twese Imana iratuzi. Ndabwo gusenga bivuga kutivuza. Yego. Ndabwo kumenywa n'Imana bivuga kutajya kwa muganga.
ubwo nabwo ni ubuyobe, ntabwo icyo ari ikintu ngiye muganga Rutebuka mbereza agaciro. Niba wanaragiye no kwa muganga bakakuburamo indwara, kuko njye nemera kwa muganga, nanjye ubwanjye njya kwa muganga, ariko niba wagiye kwa muganga bakakuburamo indwara, urimo kuribwa, ufite ibibazo bikomeye, umutwe gwagusengereje, nose ubundi kwa muganga bavura umugabo waguciye inyuma wese wabivura? ni bangahe maze gufasha? Umugore wazaza ndirire ko wamuciye inyuma ngo wereke ibyo nzagukorera wawe uyo wawe waboneza ejo azaza wawe uzareba ibyo nzakora. Yego ndahari, si njyewe se ndatwicaranye. Yego umugore munakimara kumuca inyuma akaza kukureba neza. Uretse n'icyo, hari abantu benshi babyimbye amavi, babyimbye amaguru, imigongo, bagiye kwa muganga bagabapima bagasanga nta kibazo bafite. Abandi bakarara bacuramye abana mu rugo, ugasanga mu rugo abantu bari gushihagurana ngaho atari umugore n'umugabo n'abana. Abo bantu ngiye muganga Rutebuka mbifitiye ubushobozi, ndahari. Yego. Dusoza rero urasubiramo n'ubundi ya nimero nubwo wabibonye ku cyapa, ariko subiramo nanone nk'umuntu twabanye amenye ngo Rutebuka namukura he. Uvuga ngo uravuga ahantu Rutebuka herereye, umubariza kurangira abantu nyine urangiza urenzeho nomero. Hari n'ikindi nakubwira wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo mbajije. Reba neza uyu muti arega, ariko wajya guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi, uyu muti uri kuwureba, uri kubona ko wawubonye? N'amabuye ayo ngayo. Amabuye amabuye se wayafata ukarijundika rikayunga mu kanwa kawe, ngo ufata kano gashyire mu kanwa kawe urebe mu kanya karaba kayonze. Kandi uri kumbwira ngo ni amabuye gashyiremo wowe nosaka ni amabuye. Ibuye ni ijya uhekenya none dome rwose ndi guhekenya. Wumva uri kumbwira ngo ni amabuye, reba buno muti wawitegereje neza, si uri kumbwira ngo ni amabuye ko agaragara nyine. Nyine ni kuvuga uri kubireba ari kubona yaje ngo ni amabuye. Nawe ndawutaniye na babandi bari kumurwanya ngo muganga Rutebuka yiramita ikurahe, aho nyikura ngenda shora ndanga amafaranga ajya kuzana imiti. Reba buno muti uri kwita ngo ni amabuye. Oya reba buno muti uri kwita ngo ni amabuye, singiri dore uri kurireba. Reba ndirye ibuye yuriye Kenya, so ryumva namenye si yagira. Uri kubyumva se? None ko ndiriye. Uyu akamaro rero k'uyu muti uri kureba, uyu muti uwufashe babandi bari guhinga imyaka, mu kanya umugoma gatambuka mari mu mihango mu murima wawe, ejo ugasanga byarabye, aho kweza, aho gusarura, aho gukibuka wawe wagingiza ute amafaranga washoye mu guhinga, amafaranga washoye muri cya gikorwa uzi ngo uzunguka, byose bigahomba. Dore umuti nguyu. Cyane najyaga numva bavuga ngo hari umuntu ugucira ngo mu myaka ngo ibintu bigakomera. Kwa Rutebuka dore ngo uyu muti nguyu ngenda ufite. Uyu muti ni beshi, hari abanyakiniga hano maze kubahereza. N'ubu bari kumbwira ko bagiye kuzana ishimwe bakazana n'ibirayi kuko bejeje. Uyu muti iyo ufashe ukawushyira, iyo uje ngigahugu ukawushyira mu murimo ugahinga, si ubonye se? Sinawuriyeho no sinibuye. Ushyize muri murima urahinze. Mfite ibyo ngora ngashyiramo n'undi muti, uragenda ukeza ndamuroza ushobora kubiroga. Niyo yatambukamo ari gutozamo imihango ntago byashoboka. Yego. Akona kari kantu ntarinzi, ubwo abahinzi namwe muri Yeranja niyo mpamvu nimvuze ngo tanga ya nimero nanone kugira nubwo tuba twayishyize ahagaragara, ariko umuntu akanabyumva unabyivugiye. Yego, nimero nize sanzwe 078 55 63 773. Iya kabiri ni 07 891 32 759. Hari ikindi nakubwira. Reba uno muti hano, abantu buriya njya ngunda ubuyobozi bwacu buravuga ngo nimureke amagambo tujye mu bikorwa. Reba uno muti, uno muti wawubonye? Uri kubureba? Nubwo ntazuri. Witegereze
urebe neza. ukora iki rero? Wawubonye? Ukora iki nyine? Ba bandi bagira indwara yo kuva ibitsina. Kuva mu kinyarwanda cyiza ubwo ni ukuvuga kuva si ahantu hari hubatse hakaba hapfumutse. yego inzu, ubwo ni inzu. None rero ni inzu y'umuntu runaka, ni umukobwa runaka, ni umugore runaka. Ufite inzu ye noneho mihango ndiye ahora ava buri mwanya. erekana hano ibintu bisa nango inzu ya. Oya, ndashaka kukubwira ni ukuvuga ngo uyu muti mfite undi muti mvangamo bihita birangira. Noneho kangubaza kandi uyu muti wawubonye? Ndabona ari ibyakatsi nyine biri aho ngaho. Byakatsi hano ni ibyakatsi. Nose niba ari ibyakatsi kano nagake byakatsi. Ndabona ari ibyatsi nyine biri aho ngaho. Ibyatsi. Akamaro k'uyu muti, niba ufite umugore cyangwa se umugabo ukabona yatangiye kuguruka ari kwigera hejuru, Gute se? kuguruka ukavuga ndiyumve, Kugusuzugura. wamubwira ngo bite akakubwira ngo bite, ngo bitera imbwa ngo yitwa wimbwira ibyo ari byo, akagusubiza nabi. Ndamenye kuguhereza keya cyangwa umugabo ngo wite ku mugore wawe. Umuhindanyamo biriya byatsi bigatuma. Kiriya ni icyari, ariko kiriya cyari hari indi miti irimo. Reba Icyare ni icyari. hari, ni ukuvuga ngo dayimoni iba yamugiyemo ni ya yindi yo kwishyira hejuru. Ubwo yamwaritsemo. Yego. Yumva ko ari hejuru ko yakurenze. Akikubona utari umugabo, akikubona utari umugore. Ngewe yungezeho muganga Rutebuka ndakumanura ukika ugaca bugufi, ukamenya gusasa, ukamenya kubaha, ukamenya gukunda umugore wawe, ukamenya kubaha umugabo wawe. Yego. Hari ikindi gisigaye tutabonye? Ikindi gisigaye, iyi miti yose ni myinshi sinashobora kugusobanurira byose ngo nongere mbijyemo kuko no mu nzu harimo indi. Ubwo rero ibyo nashaka kukubwira, murakoze no kudusura. Ariko njye muganga Rutebuka aho ngeze ndago ngira uwo kugwanisha amagambo. Oya, njye ni ibikorwa. Kandi mbwira n'abantu bose uwo navuye, umuntu wese natayigenga muvura ndashobore gukira, uwo muntu wari we wese yijya atekereza ko ari ubundi mutima mubi nabikoranye. Yego. Urumva batakize nyine. Ariko hari aho tugarukira. Yego. Niba nguvuye se ukanga gukira, Imana ikavuga ngo nubwo uri kumuvura arataha, nanjye ubwanjye ndikiremwa cy'Imana. Niyo mpamvu hariho za modoka zitwara abantu bamaze kwitaba Imana. Kwitaba Imana byo bigomba kubaho. Zigomba kubaho. Hari nabo tugomba kuvura bagakira, abandi tukabavura tugashyiraho imbaraga ariko bikananga. Turasoje. Yego. Turasoje. Abantu mukeneye muganga Rutebuka, ni ya nimero yahoze avuga na mbere hose, ni nimero 2 mwanazibonye no ku cyapa kiri hanze. Badukundire bakigarureho mu kirebe fresh, abatakirebye neza fresh. Hariho nimero 2 zishobora gukoreshwa n'umuntu uri mu Rwanda ndetse n'uri hanze yarwo kuri WhatsApp, zose ngira ngo ziriho. Maze iminsi ifite ikibazo, abantu bari kumbamagara kandi batarigeze bakorana nanjye. Yego. Barahamagaye izindi nomero. Nda wundi muto wo gukemura iki kibazo, mbamagare turebane tuvugane. Udafite WhatsApp akurikira ijwi ryanjye aryumve. Yego. Akurikire zira nomero. Iyo mpamvu nahoze mbitindaho kubera ama comment y'abantu to twabonye. Abaganda bari kuza hano, abo muri Tanzania bari kuza hano, susanze abarundi hano. Ndubabonye baseze bambwira bati ko mutaza tunasoza tububwira abarundi ko turi mu nzira. Ubwo nuburano ibyabayeho na amateka warabizi kandi naharagera akabona ibi turi kumuvugana hano.
ubwo arabyibwirira n'abandi na bagenzi be ava ari hano avuye i Bujumbura ava ari hano. abarundi bari Bujumbura na za Gitega na hehe burababwira iki ku kijyanye n'ubutembere ugomba kuhakorera? Dufite ama message menshi abantu bahakurya, ariko ndi kwenda no kubasura mu minsi mike twagezeyo kuko ndi hafi kujya i Burundi. I Burundi mfite abantu benshi fasha, ndi hafi kuhagera ndaje. I Bugande bariyo naho ndaje, Kongo bariyo naho ndaje. Reka tugende mbese buriya hari ijambo njya ngundira umuyobozi ntabwo muvuze izina Kagame nta wundi buriya ririya jambo ndarimukundira. irihe se iri ndarimukundira naho njyamye ndarimushimira cyane, byaranyinjiye. iri umuntu ugifite umwanya wo kwicara akajya kuvugavuga, uranyumva uwo mu mutwe gwe abantu mwakoze koko. Twe dukeneye ibikorwa, ariyo mpamvu nazamutse. dukeneye ibikorwa, twe dukeneye ibikorwa, ntabwo dukeneye amagambo yo gusebanya. Oya, njye ndago mbikeneye, narabirenze. Turasoje, dushimiye cyane uyu mugabo ko yaduhaye ikaze ku ivuriro rye ryitwa Uzakire Herbal Medicine. Hari ubwo nuko bimeze cyane bivuze na. Yego, ariko icyapa muri kukireba mwisobere namwe niho abari gukurikiranira gahunda ze. Urabona ko wagira ngo ni umuntu uri gukorikiye. Reba intoki z'ukuntu zisa. Turavuze tutireka tumugweho tugere ku ivuriro, cyane ko twagiye tubona abantu bavuga turi mugabo abarizwaho bampamagara cyane ko nimero yanjye mba nayishyize hanze. Nje kubereka ahantu uyu mugabo akorera, iri ni ishami ry'Imusanze, n'ahandi tuzagenda tuhagera. Ariko nanone afite gahunda yo gutangira gukorera akazi ke mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi. Tuzatuba duhari 5 guys cyangwa se bari kumwe n'abandi bantu bizaterwa, ariko mu gihe kubona ibikorwa bye byambuka imipaka. Turashimiye cyane.